cya shitani cyarakaye. umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. Hello, what's up beautiful ladies and gentlemen. Reka nize ko mwese mumeze neza cyane. Reka nize yuko ukomeje kugubwa neza. Nize yuko uri kugira impera z'umwaka nziza. Nize ko nuriye kugendeye neza. Niba kari taragenze neza ntabwo ari uko bihora. Life is ups and down. Ubuzima ni gatebe gatoki. Uno munsi umeze neza ejo bigahinduka. Ariko ikintu cyiza nuko umuremyi wa byose ari kumwe nawe umunsi ku munsi. Ntukihebe ahubwo jya usenga wizeye ibintu bizajya bigenda neza cyane. No munsi ushaka kutameze neza ariko ejo ubuzima bugahinduka mu gihe gito cyane nawe ukaba uri umwe mu bahamye yuko Imana igira neza. Hagati aho ngaho rero ni DON TV cyangwa bimenyere cyane ko hanga tuza amakuru menshi y'ibindagado bagiye atandukanye abari kuvugwa hano hanze. Hanga rero turi mu mpera y'umwaka ariko hagati aho ngaho hari inkuru zagiye zigarukaho cyane ariko muri izo nkuru tugiye kugaruka kuri iyi ngiyi imwe. Kuri screen yawe uri kubonaho Mr. Dani Nanone ni artist mwiza, ni umuhanzi, ni umuntu wakoze muziki igihe kirekire kuva mu myaka ya kera ngira nimba uri mu myaka ya za 20 gutyo ngira ngo watangiye kumva Dani Nanone ukiri umwana. Minakumvisha cyane ko Dani Nanone ari umwe mu bantu baba artist bafite imyaka itari mikeya ariko nanone kwa ikindi wamenye nuko yatangiye gukora music afite imyaka mike yari umpeti ariko nanone atari umpeti wo kuba yatumuzema ngo atori cyono. Nuvuga ngo ni umwe mu basore bakora music bayimaze igihe kirekire bivuze ko ari nako kandi afite professionalism mu byakora. Uno mugabo rero mu minsi yashize ubwo bari muri MTN Iwacu Music Festival hari ibintu byavuzwe nyuma yuko ibyo bitaramo birangiye. Reka ngusubize nyuma gatoya ubwo bari ihuye ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye yari ari gucurangirwa na team cyangwa se na bande ya Prince Kiss ngira ngo muramuzi neza cyane n'umu producer hano mu Rwanda umeze neza cyane uri gutanga imiziki myiza. Hanyuma avuye aho ngaho muri ibyo bitaramo igitaramo cyo gikurikiye ko ari ukugira ubavu ahageze acurangirwa na Symphony Band. Icyo gihe byatangiye kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga mu itangazamakuru ko Dani Nanone na Prince Kiss bameranye nabi cyane batari gucana waka biturutse kukuba icyo gihe yagiye agahindura team yagombaga kumucurangira kandi urumva icyo gihe yajyanye na team y'umuntu runaka niba ari bande ya Prince Kiss bajyanye hari amafaranga binjiza muri ubwo buryo ndetse kandi n'umuntu bakorana cyane kuko ngira ngo urabizi neza cyane ko akiva ku Nyundo kuva yavayo nta wundi muntu warakora indirimbo usibye Prince Kiss wamukora indirimbo akava kuri level yari icyo gihe akaba ari aho tumuntu ubu ngubu cyane ko ari ibihe byari bigoranye kuri we kugira ngo agire comeback yongere akora indirimbo agaragare hejuru nkuko n'ubundi byahoze mbere yuko ajya ku ishuri afata igihe kirekire atari gukora imiziki cyane ko ari n'ibintu abantu benshi bari biteze ko Dani Nanone ashaka kuza yakora ariko ntiyongere kugaragara nkuko byari bimeze mbere. Bumvaga yuko ashaka kuza agakora ibintu ntibikundwe kuko babonaga yuko movement cyangwa se uburyo imiziki yakorwagamo muri icyo gihe we ari ku ishuri cyane ko abantu babonaga ko movement cyangwa se uburyo imiziki yakorwagamo mu gihe cya Dani Nanone mbere yakiri umuraperi n'abandi baraperi bagenze muri iyo generation byahindutse cyane bitewe nuko abantu bagiye hazamo indi generation ya music ibona ko ibintu byahindutse bavuga ati ahantu Dani Nanone ashaka kutazisangamo akaza noneho nawe bikanga nk'uko abandi byagiye bigenda. Hanyuma rero Dani Nanone yaraje akora indirimbo ya mbere abantu barikunda kuri ya kabiri ya gatatu byose izo ndirimbo zagiye zikundwa yari amanota cyangwa se imicurangi ya Prince Kiss ndetse na bimwe mu bitekerezo bye mu bijyanye na production y'izo ndirimbo. Hanyuma rero bimaze kugenda gutyo nyine bavuga ati Dani Nanone kugira ngo azamuke cyangwa se kugira ngo yongere agaragare harimo n'uruhare runini cyane rwa Prince Kiss. Hanyuma rero biza gutuma iyo nkuru yo kuba harimo uruntu hagati ya Prince Kiss ndetse na Dani biza kuba inkuru isa naho iremereye kuko bavuga ati uko biri kose Dani Nanone kugira ngo tumubone ahangaha harimo uruhare rwa Prince Kiss ni umuntu bakoranye ndetse rimwe na rimwe bikavugwa ko ngo yakoraga indirimbo akayikorera Dani atagize n'amafaranga mwinshi bitewe n'ubushuti bafitanye cyane ko ari bamwe mu bantu biganye ku Nyundo bamaranye igihe kirekire bagize igihe cyo gukorana n'ubundi cyane ko icyo gihe Prince Kiss guhura na Dani byasaga naho ari inzozi kuri we. Dani no umuntu wagiye ku ishuri n'ubundi afite izina rinini cyane arafite abantu benshi bakunda imiziki afite abantu bamufannye cyane ko buriya narusha Prince Kiss imyaka itari mikeya ishobora kuba iri hejuru y'imyaka 10
rero Prince Kiss guhura na Dani Nanone byari inzozi kuri we. Biri no mu mpamvu zimwe zatumye Prince Kiss yemera gukorana na Dani Nanone nta kiguzi cy'amafaranga, atari amafaranga ashyize imbere muri makeya, atari amafaranga ashyize imbere, ahubwo yumva ko agomba kumufasha, ari umuntu wa danger kuri we, ari umuntu mu by'ukuri nawe agomba respect. Kandi ni nabyo Dani Nanone ni umuntu ukwiye respect cyane hano muri music y'u Rwanda, kuko ni umuntu bimazemo igihe kirekire bihagije, kandi na n'ubu ngubu akaba agitanga imiziki myiza ku bamukurikira cyangwa se ku bafana be. Icyo gihe rero induru zaravuze bavuga ati Dani Nanone na Prince Kiss ibintu bimeze nabi cyane, bakomeza kuvuga ko ngo banateranya amagambo, bakomeza kuvuga ko ngo batazongera guhuza. None batangiye kumutega imisi ngo none imiziki ye bizagenda bite, azakora imiziki ate, azongera kubona hit ate, cyane ko bavuga ko buriya ngo ntabandi ba producer bakunze guhuza cyane, bite n'ukuntu ari pose akunda gukora ibintu bye yiturije gusa, adakunda kugira ibigare gukurana n'abantu, nyine akora ibintu bye ari pose cyane. Ariko ku munsi w'ejo ubwo yari ari muri rehearsal y'igitaramo, icyumba cya rap, igitaramo kizaba mu minsi iri imbere mu mpera z'umwaka, kizahuriramo n'abaraperi benshi cyane bagiye batandukanye hano mu Rwanda, n'ubundi bose bakora injyana imwe. Hanyuma rero nibwo yaje kubaganira n'umunyamakuru wa The Choice Live, amusobanurira byinshi ku bijyanye n'iyo saga yagiye iba, cyane ko n'ubundi abanyamakuru bari bayizamuye ari abanyamakuru bo ku isibo, biza gutuma n'abandi bagenda babivugaho. Hanyuma rero yaje kuba atanga ubusobanuro kuri icyo kintu, yaje kuba avuga yuko nta kibazo na kimwe afitanye na Prince Kiss, bameranye neza cyane, nta kibazo na kimwe. Ndetse muri ako kanya azahazana na Prince Kiss arabisobanura avuga ati nta kibazo na kimwe dufitanye, turi abantu duhuza cyane, nta kintu na kimwe gishobora gutuma dutandukana, cyane ko bahise banasobanura yuko ngo ikintu cyatumye ibyo bintu biba harimo no kuba iyo band yaragize izindi mpamvu zituma bidakunda ko wenda abajya kumucurangira muri iyo show yari ikurikiye. Ariko nanone icyo gihe Dani aza gukomoza ku kantu yigeze agarukaho mu ndirimbo y'ubushize yakoze mu minsi ishize, ni indirimbo yari kumwe na Council yitwa Wahara, ni indirimbo bakoze ariko bayikora byagizwemo uruhare na Shema Tatu. Cyangwa murabizi neza cyane ko uwo mugabo akunda gukoresha indirimbo n'ubundi agahuza abahanzi bagakora indirimbo hanyuma igasohorwa mu izina rye. Icyo gihe rero muri iyo ndirimbo Dani Nanone yaravuze ati nzakora iki kugira ngo Philipita ntazongeye kuvuga nonsense. Icyo gihe abantu barifashe bavuga ati Philipita ashobora kuba hari ukuntu adahuza na Dani, cyangwa se ati aka kantu gashobora gutuma hazamuka undi mwuka hagati ya Dani na Philipita. Ariko we nanjye ngo ku bantu mumuzi, Philipita ni umwe mu bantu bavugwaho ibintu ariko ntagire umwanya wo kubisubiza, akituriza. Byaba ari byiza akituriza agakora ibye gusa ntagire ikintu abivugaho. Icyo gihe rero n'ubundi Philipita nta kintu yigeze abivugaho, ariko baravuga ati n'ubundi buriya hari ukuntu umuntu aceceka ibintu ariko mu mutima hari ikintu kirimo ku buryo bashobora guhura ahantu runaka bagakocorana, cyangwa se wenda ntajya amuvuga neza mu buryo runaka. Ariko Dani Nanone ibyo bintu nabyo yaje ko agiye ikintu abivugaho, aravuga ati buriya ko nashyizemo Philipita ntabwo ari uko tutameranye neza, nta nubwo ari indi mpamvu, ntabwo ari uko wenda hari ikibi yankoreye, ahubwo nuko ngiye muri njye nandikaga iriya ndirimbo mu mutwe wanjye hajemo ko Philipita ariwe muntu uyoboye uruganda rw'itangazamakuru hano mu Rwanda. Icyo kintu cyumve neza, nuko we yumvaga we muri we mu mutwe icyari kimurimo ari uko Philipita ari umwe mu bantu bayoboye itangazamakuru hano mu Rwanda, hanyuma amushyiramo mu rwego rwo kugira ngo azane mu itangazamakuru ko hari igihe bavuga ibintu wenda biri no sense kuri we cyangwa se no ku bandi bahanzi muri rusange, abivuga muri ubwo buryo ariko akoresheje izina rya Philipita nk'umwe mu bantu bahagarariye. Byari kugurana wenda ko arondora abanyamakuru bakora ibyo bintu hanyuma abashyiremo ko bose bavuga no sense, ariko yafashe umwe. Ariko nanone aho ngaho kwibaza ngo kuki yafashe Philipita, mbango numwe mu bantu bavuga nonsense cyangwa ari iki? Gusa gatanga ikintu yaje ko bavuga asoza nuko yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye na Philipita kandi ari umuvandimwe bakorana neza. Ngira ngo murabizi neza cyane ko Philipita ari we nyiri ikinyamakuru The Choice Live. Rero uko byagenda kose n'ubundi aramutumira ku kinyamakuru cye n'ahandi hose bahora baraciringa indirimbo zazo zikinamuka, bari nko kubizi neza ko ari umudije ndetse no mu bindi bitaramo bigiye bitandukanye arazikina. Nta kibazo na kimwe bafitanye usibye ko wenda umuhanzi nyiragira akantu ke, cyane ko buriya nta nubwo usibye ko abantu babyumva mu buryo butandukanye, ariko hagati baba babizi neza hari n'igihe ko ari ukumutwikira bikagenda bizama gutyo. Rero niyo nkuru yari hari kuri Dani Nanone, Philipita ndetse na Prince Kiss. Ngira ngo nibyo ngibyo byavugwa hano hanze. Reka nizeye ko gomeza kugubwa neza cyane. Icyo usabwa ni kimwe, nuko na subscribe ugafunga notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi tugeza amakuru nk'aya ngaya. Iyo wafunga notification ntabwo inkuru yacu ishobora kugucika na gato. Komeza runogerwe n'ibihe, ukomeze kugira umwaka mushya kandi muhire.